aho turimo nibo bagomba kutugaburira. abo murimo nibo babagaburira? Nibo bagomba kutugaburira. Babagaburira gute? Batugaburira ibiryo biryoshye rwose. Twa dufite turyoshye, za nkoko, amagi, bya biki, natwe tukabaho turi ku isi nyine muri ubu buryo tukaryoshye. Babagaburira gute? Batugaburira uko bariye nitwe tuba turimo kurya. Abo murimo iyo bariye nimwe muba murimo murya? None tuba turimo kwirira rwose, tuba turimo kunezererwa. Niyo mpamvu baba bagomba gusitokinga byinshi kugira ngo twese tubone icyo kurya. Niyo mpamvu baba bagomba kurya byinshi ngo mwese mubone ibyo murya. Yego. Abarya byinshi bose muba mubarimo? Yego, benshi tuba tubarimo nyine baba bagomba gutuma ko natwe turya. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani Kristo Yezu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobi, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo muranibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri, tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi, kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze waseka ukavuga uti ibyo avuga ntabyumva. Agenda byumva, wowe ntubyumva ariko agenda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yezu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yezu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi. Akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yezu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo, kubera ikidakomeye.
ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi ibikomangoma, turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero mu ntwaro ndimo gukoresha ni ugushyiraho audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi igenda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo murwana intwaro afite ni ebyiri gusa: iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego, wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Ko ububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga, kubera ko ari igihe tuba tuvugana nige ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego. Ntabwo ari umwihariko wanjye. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutahuye. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa.
ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo ugitangira, ariko kuba yatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo ugitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha ni ubunararibonye, kubera igihe abimazemo, kubera uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe uko ubyumva uyu munsi siko abyumva, kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero n'iyo myumvire nibyo nanze gusazana, nshaka kubisiga ku isi, kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira, kuko uko nanjye natojwe n'abandi, abandutaga mu kwemera, abantanze muri charismatique, ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe, nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi. Twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite, nta gakayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha, kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho, ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana, kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umuhagarire uko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Murakoze. Wapfukamye Sekibi? Sekibi? Wapfukamye? Sekibi? Yego. Wapfukamye? Yego.
Kiri ikiganza cy'iburyo hejuru. Yego. Wakizamuye. Yego. Ndahira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yagutsindiye ku mbyaro zose wari warabujije gusamwa no kuvuka, ko yagutsindiye ku bagore batwite, ko yagutsindiye ku byaremwe byose, ko yagutsindiye ku rubyaro, ko yagutsindiye ku rugo rwabo no ku mitungo yabo, ko yagutsindiye ku by'Imana yageneye umuntu byose, ko yagutsindiye ku bwenge bw'abantu, ko yagutsindiye ku bihugu byose, ko yagutsindiye ku ntambara zose wateje ku isi, ko yagutsindiye ku bintu byose wakoraga ku isi, ko Bikira Mariya yakwambuye ububasha, urahire ko ibyaremwe byose ubyeguriye Bikira Mariya nyina wa Jambo, urahire ko wemeye ko watsinzwe, kugiye kujya ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yagutsinze, kugiye kujya mu nyenga y'irimbukiro, ugahita utangira ibihano byose by'ibibi wakoze kuva isi yaremwa kugeza igihe izarangirira. Urahire ko ibyawe byose byagiye ku kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we, kandi ubanza uvuga amazina yawe n'amazina y'abo mwakoranaga. Gira vuba. Kandi urahire n'ibindi byose wakoze, ari byo wavuze n'ibyo utavuze, kandi byose usinye yuko ibyawe byose ubijyanye mu nyenga y'irimbukiro, nta cyawe kigomba gusigara ku isi, haba mu bantu haba mu byaremwe. Gira vuba. Njyewe Sista Rusuferi. Vuga cyane ntabwo nkumva. Njyewe Sista Rusuferi. Njyewe negosiyateri, njyewe Sista, njyewe Mayimuna, njyewe Nyabingi, njyewe Madamu Tamaki, njyewe hose na byose, njyewe Kirangaza, njyewe Nyasi, njyewe Cyambuzi, na dipatima zose twakoranaga nazo, Babitero, Babutesho, za Rwango, za Nzika, turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsinze, ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku rubyaro, ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku mbyaro zose zo ku isi, ko umubyeyi Bikira Mariya yadutsindiye ku bagore batwite n'abagore bitegura kubyara, ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku bagore twabujije kera na kera kubyara, ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku bitekerezo n'ubwenge bwa muntu, ko umubyeyi Bikira Mariya yadutsindiye ku marangamutima ya muntu, ku marangamutima y'abagore batwite, ku marangamutima y'abagore batwite, ku bitekerezo byabo, ubwenge bwabo, ku ngeso zabo, ku bitekerezo byabo, ku mubiri yabo. Tubirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dushizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya nyina na Roho Mutagatifu n'umuriro we. Tunabitumye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubivuyemo, kandi ko tugiye mu nyenga y'irimbukiro kwishurira ibyo twakoze kuva isi iremwa kugeza ku mperuka yayo. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku mbyaro zose yazaniye abana be, ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye ku mitekerereze y'ubu bose yazaniye urubyaro, ko umubyeyi Bikira Mariya yadutsindiye ku marangamutima yabo, ku mpuhwe zabo, ku byishimo byabo, ku mahoro yabo, ku mitima yabo, ubumuntu bwabo, ku mpuhwe zabo. Turabyemera. Turemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsinze. Twemera ko Kristo Umwami yanadutsinze. Twemera ko Kristo Umwami yadutsindiye ku ngo ze.
zose twabujije ibyishimo, twabujije amahoro. Tubishyize imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ibyabo byose. niba hari ibyo twavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Turahe imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tumitungo n'abatuye isi bose, ko tubije mu gishushanyo cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, dushizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Mwana na Roho Mutagatifu n'umuriro we. Turemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsinze hamwe na Kristo Umwami. Turabyemera pe. Tugiye mu nyenga y'irimbukiro gushurura ubugome bwacu. Turahe imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, imitima yoroshe twatakaga, tugasunikamo amarangamutima, tugasunikamo amakopi y'amarangamutima, amakopi y'ibitekerezo, tugashyiramo amakopi ya buri kintu cyose kugira ngo bakomeze babitekerezaho. Tubaderaje muri ubu buryo, tubakate muri ubu buryo, tubangirize muri ubu buryo, tubasenyere muri ubu buryo, dukoresheje ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo. Byose turabyemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiyeho. Turabyemera. Turemera ko twatsinzwe, ko tugiye mu nyenga y'irimbukiro gushurura ubugome bwacu. Dushizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya na Mwana na Roho Mutagatifu n'umuriro we. Turahe imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ibiryo twatongereye amafi n'amagi, imiti ya Kinyarwanda, byose tubivuyemo. Turabyemera ko twatsinzwe, kandi twemera ko twatsinzwe. Tubisinyiye n'imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko dutsinzwe, ko tugiye mu nyenga y'irimbukiro tujyanye n'umwana wacu n'imitongero yacu n'ububasha bwacu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko intambara zose ntoya twakoraga n'izo twari turimo gupanga n'izo twapanze byose tubijyanye mu nyenga y'irimbukiro. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze. Tubirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubijyanye mu nyenga y'irimbukiro. Turanabisinyiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tubishizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Mwana na Roho Mutagatifu n'umuriro we. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ubukene bwose twateje isi, inzara twateje isi, ibyo twabariragamo buri uko bakiraga ibyo dukunda, tugakomeza tubatongera, tugakomeza twangiza n'imibiri yabo, twangiza ubuzima bwabo, tubatera amarari ashoboka yose. Byose turabyikoreye ku mutwe. Amaheri yacu n'udupesho twacu n'ibitero byacu byose byikoreye ku mutwe. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tujyanye mu nyenga y'irimbukiro, ko tutazongera kubigana ukundi kuri iyi si. Twemera ko twatsinzwe. Twemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsinze. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze. Twemeye, turabyemera ko twatsinzwe, ko tugiye mu nyenga y'irimbukiro. Turushizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Mwana na Roho Mutagatifu n'umuriro we. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 300. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko indwara zose twateje abatuye isi, indwara z'ubusazi, indwara zo kubura ubwenge, indwara z'uburakare, indwara z'amakimbirane, indwara z'urwango, indwara z'ibikomere, indwara z'umubiri, indwara za sida, indwara za diyabete,
indwara za kanseri, indwara z'umwingo, indwara z'ibihaha, indwara zo kuvunagurika, indwara zo mu nda, indwara z'umugongo, yewe n'amakisida twatezaga tubambura ubuzima, tubambura muntu ubuzima, twangiza ibye, tumwambura ibye, byose turabyikoreye ku mutwe, tubijyanye mu nyenga y'irimbikiro pe. Turushijeho kudombye Bikira Mariya niyo Mana Roho Mutagatifu n'umuriro we. Twemera ko twatsinzwe, twemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yadutsindiye mu buzima bw'abana be. Ko tugiye kujya mu nyenga y'irimbikiro butazongera kugaruka ukundi, ko tugiye mu nyenga y'irimbikiro butazongera kugaruka ukundi. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ibyo byose twongoreraga muntu, byose turabyikorera ku mutwe. Ububasha bwongoreraga muntu, ububasha bwatezaga ubwoba muntu, turabwikorera ku mutwe. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze, hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Twemera ko twatsinzwe, badutsinze. Turushizeho nako umubyeyi Bikira Mariya Mana Roho Mutagatifu. Twemera ko tugiye kujya mu nyenga y'irimbikiro by'ubwoko bwacu. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 400. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 500. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 600. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwose twari dufite ku mihango y'abagore, ububasha bwose twari dufite ku mihango y'abagore twarayitongereye. Nabwo turabwikorera ku mutwe tubijyanye mu nyenga y'irimbikiro. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 600. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 700. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwose twari dufite mu mishinga, ko ububasha bwose twari dufite ku bintu byabo, ku butunzi bwabo, turabyikoreye ku mutwe. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ibyaha byose tubirekuye. Ubushize n'umugisha cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, ko akazi kabo tukavuyemo, amaheri yose twakoraga tutongera akazi kabo n'abo bakorana, amaheri yose twakoraga, ubwenge bw'umugabo we, nanjye turabyikoreye ku mutwe. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ubwenge bwe tuburekuye, ibitekerezo byo tubivuyemo, umutima we tuburekuye. Turabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turabisinye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tugiye mu nyenga y'irimbikiro tukureye imyanda yacu yose, tutazongera kwigarura ukundi kuri ibi. Niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 700. Niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro, wikubye inshuro tiriyari miliyari 800. Niba hari ibindi utarahiye,
ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro wikubye inshuro tiriyari miliyari 900. Niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro wikubye inshuro tiriyari miliyari 1000. Cyangwa munyenga y'irimbukiro, cyangwa munyenga y'irimbukiro, cyangwa munyenga y'irimbukiro. Bavemo inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo zo mu ijuru akumanukireho, imyambi y'ingabo zo mu ijuru ikumanukireho, inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho, amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho, imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Cyangwa munyenga y'irimbukiro, 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 cyangwa munyenga y'irimbukiro. Bavemo cyangwa munyenga y'irimbukiro, 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 cyangwa munyenga y'irimbukiro. Bavemo kutuwaritse naretse iki sekibi ni iki gituma utagenda ni ibiki mwisigarije hari ibyo dusigarije biri mu bushuti we bushuti we ni ibiki mwashyize turashaka kumutorotesha kumutorokesha kubera iki kumutorokesha kumutorokesha kubera iki ashaka kumutorokesha mutaramugeraho ashaka kumutorokesha mutaramugeraho murashaka kumujyana he
arashaka kumujyana yewe. murashaka kumujyana he? Uzahora dukuraho abantu bose. Uzahora badukuraho rwose. Bashakaga rero kugutorokesha ntarabigera twaramuboshe. mwaramuboshye? mwamubohesheje iki? yaramuboshe. mwamubohesheje iki? yaramuboshe yewe. mwamubohesheje iki? twaramuboshe. mwamubohesheje iki? twaramuboheye ku bintu byinshi. twaramuboheshe ku bintu byinshi azabikubwira. ibiki mwamuboheye? nta mwanya tugufitiye nonaha. twebwe nta mwanya tugufitiye nonaha. nuko nyine mwatumenye ko tugiye gutoroka muradufatira ariko nta mwanya tugufitiye rwose. ni ibiki mwaboheye? twamuboheye ku bintu byinshi byinshi. ibiki? twamuboheye ku bintu byinshi. twabivamo rwose. twabivamo. ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami. ntabwo twabivamo pe. ntabwo twabivamo. ni birebire pe. ni birebire ya. ntabwo twabivamo rwose. ntabwo twabivamo. ni byinshi. oya tureke. ni ibiki mwamuboheye hose kibi? ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge. mubyeyi bikira Mariya nagukandagira kumwe n'umuti bivuge. twarabibonye rwose. yatugezaho tukabona ari kibi. ni ibiki mwaboheye kuri? yewe ni byinshi. ibiki? ni ibiki mwamuboheye? wavuga iki tukareka iki? wa mugabo mwaretse bakagenda. bakajya he? twaretse. ntabwo twabivamo pe. ntabwo twabivamo ko ari byinshi. yagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge. ko ari byinshi. naguhaye itegeko bivuge. wa mugabo iyo wabyihoreye wabyihoreye. naguhaye itegeko kibi. ntabwo ndimo nkena nawe. umvira itegeko naguhaye. ko ari byinshi. ko twamuboshe turamuboha pe. twamuboheye aho atuye. twamuboheye mu rugo. buriya ntadashobora gutambuka ngo ajye hanze umwanya muremure. reka ntabwo tuba dushaka kugenda kure. oya batumuboshe. twaramuboshe turamurongora buri joro. buri joro muramurongora? turamurongora. twari buriya aradushimisha. aradushimisha cyane. hanyuma mwamurongora tukiganza tukishima. uzi ko natwe dufite umugore wacu. yego mwamugize umugore wanyu? none yego twamugize umugore. kubera iki mwamugize umugore wanyu? twamugize umugore pe. mwamugize umugore wanyu kuva ryari? twaramuboshe kuva kera pe. hashize igihe kirekire pe.
hashize kirekire twamugize umugore, ubu ngubu ni umugore wacu buriya. Umugore wacu rero ntabwo twakwemera kujyana umugore wacu gutya. ahari twamuhungisha umwanya wo kutujyana ibyacu. Mbese umugore wanyu abo mwagize abagore mubyarana nabo? none iyo tubishatse tujyanana nabo, iyo tutabishatse ntabwo tubyara. biterwa n'icyo dushaka. abo mubyarana n'abameze bate? abo mutabyarana n'abameze bate? ariko se wa mugabo ko ari birebire tufite ni birebire. ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge. Sekibi mubyarana nabo gute? tubyarana nabo wowe tugira ngo arabyimbye kubera iki? abyimbye kubera iki? agomba gutuma ko turya, agomba gutuma ko twishima. umugore mwiza ni urya neza, umugabo akenjoyinga. umugore mwiza ni urya neza, umugabo akenjoyinga. akenjoyinga rwose akishima. kandi iyo ari kurya bari kudufasha nyine. tuba turimo kugaburira benshi. muba murimo kugaburira benshi? tuba turimo kugaburira benshi. muba murimo mugaburira abandi? abacu. abanyu? abanyu muba murimo mugaburira baba bari hehe? hari ishusho waretse ko mutumereye nabi kugira ngo twakwigaragaza. reka abo turimo nibo bagomba kutugaburira. abo turimo nibo babagaburira? nibo bagomba kutugaburira. babagaburira gute? tugaburira ibigo biryoshye rwose. dufite turyoshye, za nkoko, amagi, bya biki, natwe tukabaho turi ku isi nyine muri ubu buryo tukaryoshye. babagaburira gute? tugaburira uko bariye nitwe tuba turimo kurya. abo murimo iyo bariye nimwe muba murimo murya? none tuba turimo kwirira rwose, tuba turimo kunezererwa. niyo mpamvu baba bagomba gusitokinga byinshi kugira ngo twese tubone icyo kurya. niyo mpamvu baba bagomba kurya byinshi ngo mwese mubone ibyo murya. yego. abarya byinshi bose muba mubarimo? yego, benshi tuba tubarimo nyine baba bagomba gutuma ko natwe turya. yego, none se aho turi hari ibyo kurya? areka abantu bose barya byinshi muba mubarimo? yego, tuba tubarimo rwose, tuba turi mu barimo, tuba dushaka ko barya natwe tubona icyo kurya. none nta tugomba kurya rwose. ariko murarya gusa ntabwo munywa? twebwe hari icyo tutarya tukanywa, turarya tukanywa. murarya mukanywa? turarya tukanywa rwose, ariko tukarya ibiryo biryoshye nyine, atari bya bindi byanyu by'ibiki n'ibiki. ibiryo biryoshye mu byanyu bimeze bite? tukarya amafi, k'agasosi k'amafi, amagi, bya biryo biraturyohera buriya. biraturyohera cyane. hanyuma abo mubyarana gute? turabyara nyine tukaguma muri bo. murabyara abo babyaye baguma muri bo? baguma muri bo, bakabona barimo kongera bakabyimba, bakibaza kuki barimo kubyimba, kuko tuba turimo gushaka sipasi muri bo. yego. kubyimba muba murimo mushaka imyanya muri bo? yego. tugomba nyine kubamo turi benshi kugira ngo ntabya nyine natwe tubone icyo kurya. bose nyine babone abo ibintu byacu zo guca ugushaka kumenya ibyacu cyane. guca ugushaka kumenya ibyacu. wazaze tukadusura bikagira inzira. nzaze mbasure.
wazaje ukadusura ukatumenya. Nzaze mbasure hehe? Umwanya wo kutubaza ibintu byinshi. Nzaze mbasure hehe? Nzaze dusure niba ushaka kumenya ibyacu byose. Nzaze mbasure hehe? Nzaze dusure wowe tubwire igihe uzashakira tukubwire. Nzabasure hehe? Mumbwire nyine aho nzabasura. Oya ushaka kuturimbura yewe ugira ngo ntabwo tukuzi wowe. Ugira ngo ntabwo tukuzi. Reka. Ntabwo mushaka ko mbasura se? Ntabwo uraba tayari kugira ngo dusure. Mwebwe nimumbwire aho nzabasura gusa ni hehe? Oya. Kubera iki? Sekibi n'abahagera batabizi. Abahagera batabizi? Bahagera batabizi gute? Bahagera batabizi. Bahagera batabizi gute? Muhamenye maza twica. Bahagera bate? Bahagera batabizi. Bahagera batabizi gute? Sekibi ni hehe ngo nzabasure? Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami havuge. Muba hehe? Sekibi wa mugabo waturetse kwera. Abo mubyarana nabo ni abameze bate? Abo mutabyarana ni abameze bate? Sekibi abo mubyarana ni abameze bate? Abo mutabyarana ni abameze bate? Sekibi abo mubyarana ni abameze bate? Abo mutabyarana ni abameze bate? Sekibi abo mubyarana ni abameze bate? Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bavuge. Bikira Mariya nyina wa Jambo nagukandagira kumena umutwe bavuge. Amarayika barinzi nibagushingemo inkota uvuga abo mubyarana nabo mutabyarana. Gira vuba. Sekibi abo mubyarana ni abameze bate? Abo mutabyarana ni abameze bate? Sekibi Sekibi nagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge. Mwashaka kumutorokesha mwari kumujyana he? Hashaka kumutorokesha paka mu umugambi yanyu mufite n'ikemo. Mwashaka kumujyana he? Kumutorokesha. Mwari kumutorokesha ryari? Mugiye kumutorokesha. Mwari mugiye kumutorokesha? Nanjye tuzamushaka mukamubura. Mukamubura mukibaza se yagiye he. Twaye no gushiramo visa yiwe ikahita icamo vuba vuba akagenda. Mwari gushiramo visa yiwe igahita icamo vuba vuba akagenda? Akagenda rwose. Akajya he? Ngo yagiye muri Amerika, yagiye muri Amerika, cyangwa yagiye gusanga sister we muri Canada, cyangwa umusaza we muri Amerika. Kugira ngo bikanguranye yari ngombwa yuko agenda. Urakira. Cyangwa tukamujyana aho mudashobora kumenya. Hanyuma mwamujyana aho tudashobora kumubona bikagenda bite? Mugashakisha banga mu bitabareba. Banga mu bitabareba pe.
kwivanga mu bitatu ureba gute? Ibindi ukorera muri biki? dukoreramo ibintu byinshi kandi nakubwiye nta mwanya tugufitiye nona. Nta mwanya pe. Nta mwanya kubera iki? Nta mwanya. Kubera iki uvuga ko nta mwanya? Ntabwo biri muri gahunda. Ntabwo biri muri gahunda yande? Sekibi? Ni ibiki byiwahereye ni ibiki. Ntabwo biri muri gahunda yande? Ntabwo biri mu gahunda, ntabwo biri muri gahunda. N'umwami wanyu yarababwiye nimujya kubohora nimuzajye mucya murangarira mu nzira muva mu rugo rumwe mujya mu rundi. Ubu urimo gukora ibiki nona? Uri gukora ibiki nona? Ndi gukora ibiki nona? Kuba urimo kubohora ibyo ugiyeyo gute? Urashaka iki? Ariko ntabwo nshinzwe kubohora ibyo gusa, ngomba kubohora iby'isi yose. Yesu umwami wacu yadutumye ku isi yose, ni umwami w'isi n'ijuru. Ntabwo yadutumye mu rugo rumwe. Sekibi? Ayo mayirahira yihorere rwose ugume mu nzira imwe. Mayirahira yawe ushaka gucamo yihorere ukaguma mu nzira imwe. Ko uyu munsi wari uri byahariye urabishaka. Yihoreye. Ashaka gutinda mu nzira, urashaka gutibura shiwe. Ngo iki Sekibi? Sekibi? Ubasha bwashaka gutorokesha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwashaka gutorokesha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwamusambanyaga ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwamubyariraga ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwamuriragamo bwamuberagamo ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwabyariraga mu bantu bose bo ku isi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwasambanyaga abantu ku isi ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwariraga mu bantu n'ubwabanyweragamo ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Amashitani yose yabyariwe mu bantu ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi? Yego. Nicyo usigaranye? Sekibi? Usigaranye ugashaka iki kindi? Niwe usigaranye pe. Usigaranye? Ubasha bwose bwari muri cyaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Yamubohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho yajya yibohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho yagikize mu gishura cya Bikira Mariya wa Jambo. Umubiri wajya wubohoye mu izina rya Kristo umwami. Umuhamagaro wajya wubohoye mu izina rya Kristo umwami. Akazi kandi kabohoye mu izina rya Kristo umwami. Ubuzima bwajya bubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ibihango n'imitongero wakorewe kuri nyabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ibihango n'imitongero wamukorewe mu nzozi no mu bitekerezo no mu mashusho byabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi? 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 Abantu bose mwasambanyaga ndababohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Imibiri yabo ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami. Urubya amashitani mwababyariyemo byarimbuye mu izina rya Kristo umwami. Amashitani mwabyariye mu bantu byarimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi? 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 Nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye? Usigaranye umutima we. Usigaranye ubwenge bwe. Usigaranye inda y'ibyara.
sigaranye ingabire n'inema ze, sigaranye roye, sigaranye ibitekerezo bye, sigaranye amarangamutima ye, sigaranye amaraso ye, sigaranye ubuzima bwe. Sigaranye ubuzima bwe n'umuryango we. Imiryango n'imitongero n'amasezerano wakoreye mu muryango wawe byabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Imiterekere yose wakoreye mu muryango wawe byabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Imirimo umuryango wawe waguye ari kuri mu muryango wawe no mu bisekuru n'ibisekuruza byabo byabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Roho yayibohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho zose zo mu muryango wawe yazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho zose zo mu muryango wawe yazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Roho zose zo mu bisekuru n'ibisekuruza byawe yazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Ubwenge bwanjye ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ubwenge bwanjye ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami. Amarangamutima yanjye yabohoye mu izina rya Kristo umwami. Amarangamutima yanjye yabohoye mu izina rya Kristo umwami. Ubuzima bwanjye ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami. Imibereho yanjye yayibohoye mu izina rya Kristo umwami. Ingabire zanjye zibohoye mu izina rya Kristo umwami. Ukwemera kwanjye kubohoye mu izina rya Kristo umwami. Intego zanjye zibohoye mu izina rya Kristo umwami. Urumuri rwanjye rubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ibyanjye ndabibohoye mu izina rya Kristo umwami. Muvemo, 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 muvemo. Sekibi nicyo usigaranye. Sigaranye ubwenge bwe. Afite ubwenge bwiza. Sigaranye ubwenge bwe twari twarabutongereye, twari turimo kubukoresha, twari twarabwihaye. Yego. Imitongero yose mwatongereye ubwenge bwe ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ibihango n'imitongero n'amasezerano mwakoreye ku bwenge bwe byabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubwenge bwanjye bubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ubwenge bwe mbumanuyemo ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ubwenge bwe mbumanuyemo ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ubwenge bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaranye. Sekibi nicyo usigaranye. Ari mu mubiri we, amasatani yose, abasimu bo mu muryango wabo, imitongero, ububasha bwose butari tubafiteho, twaragiye tubiparika muri we. Umwanda wose twaragiye tubiparika muri we. Twamwambuye ibyishimo, tumwambura amahuzo, twashakaga ko yica. Ngo nguki Sekibi? Ngo mwataha ko agira ati Sekibi, imitongero yose mwakoreye mu muryango we, abazimu bose bo mu muryango we bari bamurimo, ibyo mwamushyizemo byose, ububasha bwashaka ko yica byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, Sekibi, Sekibi. N'ibiki urashaka iki? Nicyo urashaka iki? Urashaka iki? Urashaka iki? Uramushakira iki? Uramushakira iki? Uramushinzwe? Ndamushinzwe. Wamwihoreye ari byo yagusabye. Wamwihoreye. Bikira Mariya yamunsabye. Bikira Mariya nyina wa Jambo yamuntumye. Gusa aho byatangiriye naho byavuye ntabwo ubizi.
ntabwo ubizi ukazajya wivanga mu bintu bitakureba nuko uzajya wivanga mu bintu utazi. ni gute abantu bapfa kubera kwivanga mu bintu batazi. ni gute muzapfa mwese mwivanga mu byo mutazi. twicwa nande? twicwa natwe. ubwo se mufite ububasha bwo kunyica? muzapfa muhura mwivanga mu bitabareba. Sekibi nakubajije ufite ububasha bwo kunyica? ufite ububasha bwo kunyica? uhura mwivanga ntabwo uzi aho biva n'aho bijya, ntabwo uzi aho byatangiriye. byatangiriye he? ntabwo ubizi. byatangiriye he? ntabwo uzi aho biva n'aho bijya, ntabwo uzi aho byatangiriye. mu izina rya Kristo Umwami vuga aho byatangiriye n'aho biva n'aho bijya. ndabigutegetse mu izina rya Kristo Umwami, mbigutegekesheje ububasha bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. ntabwo ubizi. ubu bityo bari kutwirukana se aho twakoze ngo tujye he? byatangiriye he Sekibi? uratwirukana ngo tujye hehe? mujye mu nyenga y'irimbukiro. ntabwo dushobora kujya mu nyenga y'irimbukiro kandi turi hariya. kubera iki? ni urugo rwacu, ni rwo rugo tuzi. ni urugo rwacu, ni rwo rugo tuzi. ni rwo rugo muzi? ni rwo rugo tuzi. rwabaye urugo rwanyu ryari? hamaze igihe, imyaka n'imyaka. mwarugiyemo gute? ariko wowe wumva ahubwo urashaka kuturimburira mu munsi umwe. urumva ibyo bintu twabyemera ko bibaho? mwarugiyemo gute? mwarugiyemo gute? urashaka kutwirukana hewe? urwo rugo mwarugiyemo gute? Sekibi mwarugiyemo gute? ntabwo ubizi aho byavuye n'aho byatangiriye. byatangiriye he? bantu bimenye ubone kutuvugisha. byatangiriye he? ariko ubu ngubu nta burenganzira ufite bwo kutwirukana. ubu nta burenganzira ufite bwo kutwirukana. uburenganzira se nimwe mu buma? ntabwo ufite pe. kubera icyo uvuga ko ntabwo mfite? nta burenganzira ufite bwo kutwirukana. kubera iki? kuko abo wirukanamo twebwe ntabwo barabigusaba. ntabwo barabyemera ko tuvamo. ese turavamo kubera iki? muravamo kubera ko nyina wabo yaritegetse. nta kibazo bafite. kandi bwo ubwabo nta kibazo bafite. Sekibi ntabwo uzi ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yaje gukura isi mu rwobo? ntabwo ubizi? ntabwo ubizi? isi ni urugo rw'iwabo. isi ni umuryango w'iwabo. umuryango w'iwabo uri mu isi, kandi Bikira Mariya yaje gukura isi yose mu rwobo, nta n'umwe ashigaje. wabyumvise? uratubangamiye. kandi urwobo ni mwebwe, sibyo? ntabwo ubizi ko urwobo ari mwebwe? Sekibi ntabwo ubizi ko urwobo ari mwebwe? Sekibi ni iki ariko? ntabwo uzi ko urwobo Bikira Mariya yaje kudukuramo ari mwebwe? ntabyo uzi? ibintu byawe ntabwo tuba dushaka no kubyumva. ibintu byawe wihaye ntabwo tuba dushaka no kubyumva. ntabwo muba mushaka kubyumva kubera iki? ibintu byawe ntabwo tuba dushaka kubyumva. none si ibyo ni ibyanjye cyangwa ni ibya Bikira Mariya nyina wa Jambo? ariko turashaka iki? ndashaka kuva mu bana ba Bikira Mariya nyina wa Jambo. wabyumvise?
ni iki? ndashaka kuva mu bana bose ba Bikira Mariya nyina wa Jambo. Urabyumva? Wumvise icyo nshaka? Sekibi ni ubutumwa nyina wa Jambo yazanye Kibeho nibukurimbure. Ubutumwa nyina wa Jambo yazanye Kibeho nibukurimbure. Ubutumwa bwo gukura isi mu rwobo nibukurimbure. Ubutumwa bwo gukura isi mu rwobo nibukurimbure. Sekibi iki ariko ni iki? Ibyo kuba bitangiye ute? Ni ibintu birebire pe. Ni ibintu birebire pe. Wabitangiye ute? Sekibi ibintu birebire. Wabitangiye ute? Ni ibintu tuba twatangiye mu miryango yabo n'ababyeyi babo bataravuka. Mwatangiye gute? N'ababyeyi babo bataravuka twongera imbyaro bazabyara. Mwazitongereye byagenze gute? Wa mugabo watwihoreye mwazitongereye gute Sekibi? Imbyaro zabo mwazitongereye gute? Twarazitwongereye pe. Mwazitongereye kubera iki? Mwazitongereye kubera iki? Ko niyo masezerano twari twagiranye n'abo babyeyi babo. Ni amasezerano mwagiranye n'ababyeyi babo? Mwagiranye ayahe masezerano? Sekibi mwagiranye ayahe masezerano? Waturetse mwagiranye ayahe masezerano Sekibi? Twagiranye amasezerano y'uko bazaba ari umuryango ukomeye ukize ariko abana babo bazaba ari abana bacu. Ariko abana babo bazaba ari abana banyu? Abana bacu. Abana babo bagomba kuba ari abana bacu. Rero ababyeyi bo bakuze batabizi. Urumva ariko mu kuba batabizi ntabwo bivuze ko ibyo twasezeranye n'abakurambere babo bitakomeza. Rero tugomba guhiga n'abuzukuruza. Urumva? Ni uko bimeze rero. Kubera iki mwagiye muri wenyine se? Afite ibyo tudashaka ko akoresha. Ni ibiki afite mudashaka ko akoresha? Oya, tubyihorere. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge. Ingabire zanyu nizikurimbure. Ingabire zanyu zibohoye mu izina rya Kristo umwami.
ingabire zaje ziwowe mu izina rya Kristo umwami, ingabire zaje zihaye ububasha bwo kukurimbura, ingabire zaje zihaye ububasha bwo kukurimbura, ingabire zaje zihaye ububasha bwo kukurimbura, ndazihaye ububasha mu izina rya Kristo umwami. Uzihaye ububasha kandi twarazibashe, ububasha kandi twarazibashe. Dore yewe Kristo ngoma bitakureba niko kazi ukora. Mwaraziboshye nyine, mwaziboheye, twaraziboshe, turazizinuka, turazizingazinga, turazizingazinga kubwe ntihabe n'akarumuri kamwe kagasuka kuko kagaragara. mwazibohesheje iki? mwazibohesheje iki? tureke ibihango mwagiranye n'abasekuruza banjye ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ibihango n'amasezerano n'imitongero ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ibihango n'amasezerano n'imitongero mwakoranye n'abasekuruza banjye ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ibihango n'amasezerano n'imitongero ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ingabire ibihango n'amasezerano n'imitongero mwaboheshe ingabire zaje ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ingabire zaje ndaziwohoye mu izina rya Kristo umwami, ingabire zaje haye urumuri mu izina rya Kristo umwami, ingabire zaje haye ububasha bwa Roho Mutagatifu, ingabire zaje zishyizemo umuriro wa Roho Mutagatifu, ingabire zaje zishyizemo umuriro wa Roho Mutagatifu, ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami, ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi niki musigaranye? Sekibi usigaranye iki? usigaranye ingabire ze ziri zirabosha, ziboheye mu nyenga. inyenga yariboshye, ingabire zaje yayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ingabire zose ziboheye mu nyenga ndazirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ingabire z'abatuye isi bose ziboheye mu nyenga ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami, ubasha bwaziboshye ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, inyenga yaziboshye ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ingabire z'abatuye isi bose ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami, ingabire z'abatuye isi bose nzishyize mu muriro wa Roho Mutagatifu, ingabire z'abatuye isi bose nzishyize mu muriro wa Roho Mutagatifu, zose ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami, zose ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaranye? nicyo usigaranye Sekibi? Sekibi nicyo usigaranye? Sigaranye ababyeyi be. Ababyeyi baje babohoye mu izina rya Kristo umwami, ababyeyi baje babohoye mu izina rya Kristo umwami, roza ababyeyi baje babohoye mu izina rya Kristo umwami, roza ababyeyi baje zibohoye mu izina rya Kristo umwami, roza abatuye isi bose mwari mwarabohoye mu izina rya Kristo umwami, amasezerano yari yaraziboshye ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami, ibihango n'imitongero byaziboshye ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, roza nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, roza nzishyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, ingabire z'ababyeyi benda zibohoye mu izina rya Kristo umwami, inema z'ababyeyi benda zibohoye mu izina rya Kristo umwami, ababyeyi benda babohoye mu izina rya Kristo umwami, ababyeyi bose mwari mwaraboshye ndababohoye mu izina rya Kristo umwami, bose mbashyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, bose mbashyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sekibi
n'icyo usigaranye ntacyo ukama munsi y'umusaraba Yezu Kristo yabambweho, ku kizingo cy'amahwa Yezu Kristo yatamirijwe, ku misumari Yezu yatewe ku musaraba, munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo, munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12, munsi y'intebe ya Petero mutagatifu, munsi y'impuhwe z'Imana Data, munsi y'ingabire zaje n'izindi ngabire zose Bikira Mariya nyina wa Jambo yabohoye, munsi y'impuhwe z'Imana Data. Wapfukamye? yego Shyira ikiganza cy'iburyo hejuru. yego Ndahira imbere y'ubutabera bw'Imana, imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kandi usinye ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yagutsindiye ku ababyeyi be no ku miryango yabo. Usinye yuko yagutsindiye ku nema n'ingabire zabo na roho zabo, ko Bikira Mariya yagutsindiye mu muryango wabo no ku mitungo yabo no ku byabo byose. Urahire ko utazagaruka muri n'ababyeyi be n'umuryango we wose. Urahire n'ibindi byose wabakoreye n'ibyo wateganyaga kubakorera, kandi urahire ko ibyawe n'ababyeyi be n'ibyabo byose byagiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we. Urahire n'ibindi byose wabakoreye n'ibyo wateganyaga kubakorera, kandi ubanza uvuga amazina yawe, uvuge nabo mwakoranaga bose. Gira vuba. Gira vuba se kibi. Njyewe Bazimu, njyewe Nyabingi, njyewe Ryangombwa, njyewe Mahembe, njyewe Mahema, njyewe Asista Luciferi, njyewe Negosiyateri, njyewe Asista, njyewe Kirangaza. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tumurekuye, ko turekuye n'umuryango we, abavandimwe bavukana, ko turekuye imiryango yabo, turabirahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dusinye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko imihango yose twabakoreyeho twakoranye n'abakurambere babo ko tuyiteshe imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ingabire n'inema nabo bavukana n'ababyeyi babo na roho zabo turabirekuye, tubisubije mu mubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Dushizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya niyo Mana Roho Mutagatifu n'umuriro we. Turahira imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ububasha bwose twari dufite ku babyeyi be, ko ububasha bwose twari dufite kuri imitego n'imigambi twamugiriyeho, twamukoreyeho, ntawaheri yose tubera tumukorera tumushushanyiriza, ububasha bwose twari tumufiteho, umubiri we twagize umubiri wacu, ibyo byose twamukoreraga ko byose tubyikoreye ku mutwe, tubasubije amahoro yabo n'ibyishimo byabo n'amahoro yabo, ubwigenge bwabo yatsinze. Tubisinyiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tubishizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya niyo Mana na Roho Mutagatifu n'umuriro. Turahira imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ingabire n'inema umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yabohoye,
ngo tuzongera kuyataka, tugiye twayimusubije, ntazongera kugaruka ku isekondi. Shyizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya y'abana roho mutagatifu n'umuriro. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buri guhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buri guhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Wikubye inshuro tiriyari miliyari magana abiri. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buri guhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro. Wikubye inshuro tiriyari miliyari magana atatu. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. 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 Bavem. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho. Imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. 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 Bavem. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. Genda ujya mu nyenga y'irimbukiro. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, kuri imiryango yabo. Urambure ikiganza cyawe ku batuye isi bose. Wamanuyemo inema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa. Wari gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi. Ndagusanga urambure ikiganza cyawe ubahe umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo witegura kubaha byose. Umugisha wabo batagatifuze, umugisha wabo barinde, umugisha wabo bakomeze, umugisha wabo uzabageze mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi w'impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga ubatwikirize igishura cy'ubusugi bwawe, barinde imitego ya nyakibi, ubabe hafi, ubarengere, ubasabire, kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yezu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma ngwizera, ndakugana nkuganyira ngo umpagarare kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntubirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.